bakunzi bahoraho live twongeye kubashimira kumudukurikira muri benshi turabasuje muri iki gitondo twishimiye kuganira namwe tugiye kubaganiriza uyu munsi ku kinyobwa gikunzwe ku isi henshi yewe kimaze no kumenyekana cyane muri Afrika by'umwihariko hano mu Rwanda ikawa coffee cyangwa cafe. Ikawa rero ni kimwe mu binyobwa bikunzwe bikoreshwa abantu benshi batangiye kugenda bamenyera. Mbere ikawa ntago yanyobwaga cyane muri bihugu byacu bya Afrika by'umwihariko mu Rwanda. Ikawa imenyekanye kunyobwa cyane vuba cyane ko turabona ama coffee shop, aba barista batandukanye, amashuri atandukanye ari kwigisha abantu imyuga yo gukora ikawa coffee. Ikawa rero ni igihingwa ngengabukungu kizwi mu myaka myinshi kuva kera cyane cyazanywe n'umwaduko w'abazungu, ariko buri ikawa ikomoka muri Ethiopia niho ifite inkomoko, ikabihingwa cyane rero muri Afrika no muri Amerika muri region ziri tropical na subtropical. Rero ahantu hashyuha, ahantu muri iyo misozi hagati no hagati. Uyu munsi turazi ikawa cyane y'u Rwanda, ikawa bita Arabica, ni ikawa ikunzwe kandi ikawa inyobwa ndetse hanze ikaba ari ikawa ikenewe cyane. Mu minsi yashize nigize guhura n'umunyamahanga tuganira, arambwira namaze ikintu yabazi mu Rwanda, kimwe mu bintu bikundwa cyangwa yakunda, avuga ati ikawa yo mu Rwanda ngo mugira ikawa nziza karite ya mbere. Rero byanteye amatsiko yo gushaka kubasobanura ku ikawa n'akamaro k'ikawa ku buzima bw'abantu, ese n'ingaruka cyangwa se ububi bw'ikawa ku buzima. Uyu munsi rero muri kumwe na muganga Dieudonné Uwizeye muri Horaho Life, tugiye kubaganirira ku kamaro k'ikawa cyangwa se icyo ikawa imaze ku buzima bwacu, ibyiza byayo, ibibi byayo, nuko twayifashisha cyangwa se ibyo twakwirinda ku ikawa. Turizera ko mudukurikiye muri benshi aho muherereye hose ku isi, mu bihugu bitandukanye, inshuti zacu aho muherereye hose, cyane muri United States of America, mu Burayi, mu Russia, muri Asia, mu bihugu bitandukanye byo ku isi, byo muri Afrika ahangaha hafi aha. Abarundi bacuti bacu turabasuje cyane kandi turabakunda. Abanyakenya, abatized, aba Uganda turabakunda cyane, n'abakongomani inshuti zacu aho muherereye hose turabasuhuje. Abari mu bice birimo imirwano cyangwa se birimo intambara turabakomeje kandi turabifuriza ubuzima bwiza. Uyu munsi rero tugiye kubaganira ku ikawa coffee. Ikawa nkuko mujya muyibona arabayizi mu murima ihinze. Ikawa ni kimwe mu bihingwa bishobora gutinda kwera. Kera bamwe twaranayangaga kubera ko igira imirimo myinshi, tukanga ukuntu kuyitera bifata igihe kugira ngo itangire kwera, kuyisasira, gusoroma, gutonora, kuyanika kugeza bayipakiye bagiye kugurisha mu gihe cyitwaga igihe cy'isizeni. Isizeni rero ku isizeni habaga ariho amafaranga, ariko ubwo urumva amafaranga yabaga ari y'abasaza, ba papa, ba sogokuru. Akenshi abana bakabagurira imyenda, bakabagurira n'ibindi bikoresho by'ibanze byo mu rugo, ariko kubera imirimo myinshi ikawa igira, abana ntago bayikundaga ikawa. Ariko ikawa akaba igihingwa ngengabukungu, kikaba igihingwa kigira amafaranga, ku buryo umuhinzi w'ikawa n'uyu munsi ufite ikawa nziza kandi nyinshi ubu uri mu baturage bafite ubukungu. Ikawa rero ni igihingwa cyiza mu buryo bw'ubukungu cyangwa se nk'igihingwa ngengabukungu, ariko akaba ari igihingwa nanone cyihariye ku buryo udashobora kukirya mu bundi buryo nk'ibindi bihingwa dusanzwe duhinga tukeza. Kimwe mu mpamvu rero yuko abantu bamwe iyo badakangura ubwiza bwaho cyane ntibabona inyungu mu buryo bw'amafaranga ku isoko, bajya basimbuza ikawa bakayirimbura. Ariko aho isoko rimeze neza, ikawa ihora ari igihingwa gikomeye. Nk'ubu mu Rwanda ikawa ni igihingwa gikomeye, ikawa, icyayi n'ibindi bihingwa ngengabukungu cyangwa bishobora kujya ku isoko. Ikawa rero kikaba mu bihingwa byiza ngengabukungu, dore ko ari kimwe mu bihingwa ushobora kugemura ku isoko cyangwa ukagurirwa n'inganda ku giciro cyiza, nubwo ari igihingwa nyine kivuna. Ni igiti rero, ni ikimera gishobora gukura kugeza muri metero 5 z'uburebure. Ubwo ndi kubabwira uko ikawa iteye. Akenshi kandi ikawa hakoreshwa grain, hakoreshwa ziriya mbuto zayo.
ikawa igira ibibabi by'icyatsi ku bantu batayizi, ikagira imbuto ziba ari icyatsi ariko zamara kwera zigatukura, ndetse ku bana hari igihe twajya ducishamo ukarya nko ku gakawa kumva utuzi turi mu ikawa kumva turaryoshye iyo ihiye, ariko ari amazi ntabwo ariyo akoreshwa, nyine ikawa hakoreshwa izo mbuto zayo z'imbere zimaze kumishwa, zimaze gukarangwa se, hanyuma zigakorwamo ifu y'ikawa. Iyo fu ariyo bita coffee. Iyo coffee rero ikaba ari ikoreshwa mu buryo butandukanye, ishobora gukoreshwa mu kinyobwa gikoreshwa kenshi. Twasuye zimwe mu nganda zitunganya ikawa kuri NAEB cyangwa se ku kigo cy'igihugu gishinzwe kohereza ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi hanze no kubihesha agaciro. Nyine tusuramo akawa atandukanye, uzasanga sindi ko yamamaza, ariko kugira ngo tumenye amakuru menshi ku ikawa mu murima turayibona, hanyuma dukeneye no kumenya mu ruganda bigenda biti, uko roasting ikawa, full washed, tari washed n'ibindi. Rero ikawa nk'igihingwa ngengabukungu kandi igihingwa gikunzwe cyane cyane ku masoko mpuzamahanga. Ikawa y'u Rwanda ikaba iri mu makawa nyine akundwa kimwe n'izindi kawa yenda z'ahandi, ariko bimwe mu byo nasobanukiwe niko ikawa itunganywa mu buryo bwose bwiza ku buryo iryoha. Iri mu binyobwa rero bihumura cyane, bigira impumuro ikurura, iri attractive. Icyo ni kimwe mu bigize ikawa, uburyo ihumuramo na test yayo uburyo iryohamo. Rero iyo ni mu miterere y'ikawa. Ikawa ikaba kimwe mu bihingwa kigira ukuntu gikurura umubiri w'umuntu mu gihe uri kuyinywa, kubera ko yifitemo ibyo bita alkaloide. Alkaloide zigize zituma zexita cyangwa zikurura iyo mpumuro ikurura uyinywa. Akenshi umuntu ukunze kunywa ikawa agira uburyo ayikunda, agira uburyo imukurura, ku buryo iyo unywa ikawa igihe kinini cyane ushobora kuyigiraho icyo bita dependance, cyangwa kujya igukurura nyine ukagira uburyo uyikunda cyane birenze ibikenewe. Rero ikawa nyine mu buryo bwo kuyikoresha ikoreshwa mu buryo bwa infusion de grès vert ou bien de ziri torifie zikaranze, hanyuma mu kuyikoresha tuvuge nk'ingi iraseye, ariko ushobora no gukoresha idaseye iri intete zayo cyangwa se ibikozwe kwa kundi yumishijwe yakaranzwe, hanyuma ikaba yakoreshwa mu bundi ukayigradinga cyangwa ukasa bakayisya hakoreshwa appareil. Ushobora no kuyikoresha mu buryo busanzwe, hari n'abayikunda kugeza ku rwego bayihekenya. Ikawa rero mu miterere yayo ikaba ari igihingwa gifitemo icyo bita cafeine. Cafeine ni ubwoko bwa alkaloide yo mu bwoko bita xanthine, akaba ari mu by'ukuri mu buryo buri chimique, ni propriété cyane imiterere y'ikawa ku buryo ifite formule chimique nyine ushobora kubona nk'iyo bita cafeine, ikaba ari nayo akenshi dutinya mu ikawa. Iyo cafeine ifite uburyo ishobora kuba mbi ku mubiri w'umuntu mu gihe ibaye nyinshi, niyo mpamvu ku binyobwa bimwe na bimwe biri mu ikawa cafeine bashobora kuyigabanyamo, ikaba ikoreshwa mu bintu byinshi. Rero cafeine ushobora kuzayisanga mu binyobwa bimwe na bimwe byinshi, cyane cyane biri energetique. Uzasanga abantu bakunda energy, bagasanga bakunda ibindi binyobwa nyine byo muri ubwo bwoko bwa energy. Haba harimo rero agakafe, iyo caffeine irimo isa nk'ikurura umubiri, igasa nk'ikangura umubiri, igatera ikimeze nk'imbaraga ku mubiri. Bityo rero ibyo bigira ingaruka nziza rikagira n'ingaruka mbi nyinshi. Tugiye kubanza tubabwire rero ku ngaruka mbi ikaba ishobora kugira ku mubiri w'umuntu, kugira ngo tuze kubasoreza ku ngaruka nziza cyangwa se ku bwiza bw'ikawa ku mubiri w'umuntu. Ikawa ishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu cyane cyane mu gihe uyinywa bihoraho, igihe uyinywa kenshi bihoraho kandi ukanywa quantité nyinshi, kubera ko icyambere nabibabwiye ngo kuyinywa mu buryo buri continuel cyangwa buhoraho buri munsi kenshi, kandi nanone doze nini bishobora kugutera icyo bita dependance. Dependance rero ni ikintu gihe cyagukoronije, cyagukuruye ku buryo nta kawa nta mahoro, nta utayinyweye nta buzima. Iyo rero ni cafeine. Iyo cafeine irimo ikurura umubiri gushaka kuyibona cyangwa gushaka kuyinywa kenshi, ukavuga ati sibyo bitwaye iki, niba nta ndwara byatera, niba nta kindi kibazo byatera. Kubigukurura ubwabyo niko yakuyobeje, yabaye nka rukuruzi. Iyo rukuruzi rero ugiye kugiraho dependance izaba nka drogue,
izaba drogue ku buryo ku kigero runaka ishobora gutera uburwayi turi buze kubabwira. Ikindi niko ishobora gukoreshwa kandi nanone mu buvuzi. Turababwira bimwe mu bikomokaho ikawa bishobora kwifashishwa mu kuvura abantu. Nabwo iyo ukoresheje doze nini cyangwa se irengeje urugero nabyo biba bibi, bishobora gutera ikindi kibazo, by'umwihariko urugero nko ku gihe unywa ikawa nyinshi ntabwo ari byiza, biri contraindiqué, birabujijwe kubera ko bishobora gutera bimwe mu bibazo by'umutima, ibibazo bya système nerveux, ibibazo mu itembera ry'amaraso, n'ibibazo bijyanye no kuba wajya ucika intege kenshi, bigagusaba n'ubundi buri gihe kunywa ikawa. Ikawa rero ukaba bitemewe cyangwa se bibujijwe kuyinywa mu gihe ufite ikibazo cy'ibisebe byo mu gifu, ibyo bita amaulcère gastro-duodénal. Akaba atari byiza kunywa ikawa mu gihe urwara igifu cya kindi kizamura ibirungurira, igihe ufite brûlure de l'estomac, igihe ufite ibyo bita amacolite, ni kwa kundi uburibwa babara mu nda, amanevrosité, kwa kundi ubugira kumva imitsi imyakura yawe bitameze neza, urakazwa n'ubusa, unanirwa kenshi. Ntabwo ari byiza gushakira igisubizo ku ikawa. Ikindi ntabwo ikawa ikenewe abantu bafite umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension, kubera ko ikawa ifitemo ubushobozi bwo kuzamura umuvuduko w'amaraso. Cyo ku bantu bagira hypotension, agakawa ni sawa, ni keza. Ikaba atari nziza ku bantu bafite icyo bita cardiopathy. Cardiopathy ni indwara z'umutima n'amaritimi. Ikindi abantu mutari muzi, rimwe na rimwe abantu barwaye nka gute, ntago nako si rimwe na rimwe iyo urwaye gute ntago wemerewe kunywa ikawa. Tujya twakira abantu umuntu akavuga ati akaza arwaye gute, ukamubwira rero reka kunywa inzoga, reka kunywa ibintu bifite amasukari menshi, avuga ati agakawa se atari gakawa niko nzasigara, ukavuga oya batusubwo nzasigara kuki. Rero gute, iyo urwaye gute ntago ari byiza kunywa ikawa. Ikindi ntabwo ugomba kunywa ikawa mu gihe utwite. Abantu batwite ntabwo banywa ikawa kubera ko ikawa irihuta ikagera kuri fetus, kuri wa mwana utwite, bikagira ingaruka, akaba atari byiza. Ikindi ntabwo ari byiza kunywa ikawa mu gihe wonsa. Iyo wonsa ukanywa ikawa nabwo ikawa irihuta igera mu mashereka. Aho hantu rero n'ahantu hari contraindiqué kunywa ikawa. Kuba ufite ibisebe byo mu gifu, les ulcères gastro-duodénal, kuba ufite ikibazo cy'uburwayi nka gute, kuba ufite ibisebe mu gifu, kuba urwara ikirungurira cyinshi cyangwa se ugira brûlure de l'estomac, kuba ufite nevrosité, kuba ufite hypertension, utwite cyangwa se wonsa, ntabwo ari byiza kunywa ikawa. Ikawa kandi rero igira effet, ibyo byose impamvu iri contraindiqué niko ikawa igira ingaruka kuri système nerveux, ku bwonko, kuko imaze kunywa ikawa imaze kwinjira mu mubiri wawe, ikintu kibaho wumva ufite akabaraga, harimo ujya mubyumva mwese. Imaze kunywa ikawa wumva ugize akanyamuneza, wumva ugize imbaraga, wumva wishimye, wumva effort yawe yiyongereye, wumva rwose umeze neza. Ariko mu kanya gatoya ikawa igashira, ikagabanuka, ukumva ucitse intege cyane kurushaho. Bishatse kuvuga ngo ikawa iyo uyinyweye yongera vigilance, yongera igisa n'imbaraga ku mubiri wawe, ariko kubera ko nta zindi ntungamubiri ziba mu ikawa, nta bwoko bw'amavitamine cyane cyane nka vitamine zo mu bwoko bwa B ntazibera mu ikawa, nta zindi ntungamubiri zishobora gushyigikira ubwonko nka glucose cyangwa fructose zirimo, nta lecithine, nta mineral nka phosphore cyangwa calcium nta biba mu ikawa. Rero kubera ko nta ntungamubiri nk'izo zishyigikira n'ubundi imikorere myiza y'ubwonko, ikawa iba excitant. Excitant ni ikintu gikangura, isa nk'ikanguye imikorere y'umubiri wawe, imikorere y'ubwonko, ariko muri uko gukangura imikorere y'ubwonko kubera ko nta zindi ntungamubiri zirimo ziri butunge ya système nerveux, ya myakura kugira ngo ikore neza, ya excita yiranje kuko excita nyine mu kanya gatoya uhitongera ugacika intege, bityo bigatuma ya effort wari ufite ishira vuba, bityo bikajyana kuri épuisement du système nerveux, ugacika intege kurushaho. Icyo gihe rero ubwo urumva yakawa yacu bibaye nk'ikiyobyabwenge cyangwa se bibaye ni excita nyine, ni ikintu gikangura ubwonko mu gihe gito, ariko ubwonko bukongera bugatakaza imbaraga vuba kubera ko nta ntungamubiri zindi ziri muri yakawa uretse gukangura ubwonko, kubera yuko muri ya caffeine, ya composition igize ikawa, bya bindi bigize yakawa yacu bikangura ubwonko, just bukagira akabaraga, bukagira akanyamuneza, ariko ntibushobore kugira imbaraga zirambye cyangwa zigumaho igihe kirekire,
kubera ko nta ntungamubiri bufite. Urugero ruto, mu bushakashatsi bagaragaje yuko nk'umudactylographe, umuntu wandikisha imashini cyangwa se umunyeshuri, ushobora kunywa ikawa, yego ibintu ukabyakira vuba, ukabifata vuba mu mutwe, ukabikora vuba, ariko mu kandi kanya ukabyibagirwa vuba nanone, kubera yuko nta apprentissage, nta mbaraga z'ubwonko zo kuguma bufite imbaraga zo kubika bya bindi wari urimo kwiga cyangwa se wari uri kwandika. Ni bimwe mu bushakashatsi bwagaragaje ku ikawa cyangwa se kunywa ikawa. Ikawa kandi ikaba yagira ingaruka kuri systeme circulatoire, nabibabwiyeho ko izamura umuvuduko w'amaraso, bityo ku bantu bafite hypertension. Caffeine nimbi, izamura umuvuduko ukabije w'amaraso, bityo umutima wawe ugatangira kugira icyo bita amatachycardique, wateragura vuba vuba, ushobora kugira icyo bita alteration rythmique, uburyo umutima wawe uteramo bigahindagurika, ukajya utera vuba vuba cyangwa ugatera rimwe gake ubundi vuba, rythme nyine igatakara, nibyo bita alteration du rythme cardiaque. Hanyuma ikawa rero ikazamura icyo bita taux d'adrénaline cyangwa se ingano ya adrenaline mu maraso. Iyi adrenaline rero ko yongera mu maraso bitera ikibazo, bitera umutima gukora cyane, bikaba byagutera kuzagira uburwayi bw'umutima, bityo bikaba atari byiza kunywa ikawa cyane, kuko kuyinywa kenshi byongera umuvuduko ukabije w'amaraso. Kuri appareil digestif cyangwa kubijyanye n'igogora ryacu cyangwa se imikorere y'urwungano ngogozi, ikawa yongera sécrétion ya suc gastrique. Suc gastrique ni amatembabuzi, na acide chlorhydrique iba mu gifu, bituma rero iba nyinshi. Ikaba bundi suc gastrique igira uruhare rukomeye muri digestion, utuma tugira appétit no kudigera ibyo twariye. Rero kunywa ikawa buri gihe kenshi, iyi suc gastrique ikazamuka, birumvikana bishobora gufasha kugira appétit, kurya, gusonza vuba, kwihuta kujya ku musarane, kumva ukeneye kurya. Ariko uko bikora kenshi, ya suc gastrique ikagumya iba nyinshi, igeraho ikaba nyinshi nyine, igatera uburwayi bw'igifu, bigatera irritation gastrique. Niyo mpamvu atari byiza kunywa kenshi ikawa buri gihe, kubera ko bishobora gutera kugira uburwayi bw'igifu, yewe bishobora no kubangamira imikorere myiza y'umwijima. Rero gukoresha ikawa buri gihe ntabwo ari byiza, cyane cyane ku gifu, ku mwijima, ku mpyiko, yewe no kuri vessie cyangwa se ku ruhago, ko bishobora gutera zimwe muri cancer, bishobora kuba risk factor ya zimwe, cyangwa bishobora kujyana isano na cancer ya vessie cyangwa se y'uruhago, ya pancreas n'iy'amara koho. Hanyuma bikaba byatera kwiyongera kandi kwa cholesterol mu maraso. Cholesterol ni kimwe mu rugimbu muraruzi, urugimbu rubi, low density lipoprotein. Urugimbu rero cyangwa ibyo binure byiyongera mu maraso no ku mitsi y'amaraso, bigabanya ubwaguke bw'imitsi y'amaraso, bigatera umutima gukorana imbaraga kugira ngo ubashe gusunika amaraso, bakoresha imbaraga nyinshi, bikaba byazamura ikigero cy'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa se hypertension. Akaba ari zimwe mu ndwara mbi zica abantu benshi. Abantu benshi ku isi bashobora kuzira umuvuduko ukabije w'amaraso. Hanyuma twakwibaza rero ati cya kinyobwa cyacu se gifite izina ryiza ku isoko mpuzamahanga, kinyobwa gikunzwe, kubera iki bakivuzeho bibi kandi ari ikinyobwa cy'akataraboneka? Ikawa ni igihingwa ngengabukungu gikunzwe ku isoko mpuzamahanga, gifite amafaranga. Ese buriya si ukudushuka? Oya, ntabwo ari ugushukana. Ikawa ifite ibyiza kandi nanone byinshi tugiye kubona. Iyo tuyinyweye mu rugero, mu buryo bukwiye, ikawa igira umumaro ukomeye, twabibonye. Ishobora gutuma umubiri wawe wumva umeze neza, ushobora kongera imbaraga z'ubwonko n'iz'umubiri mu gihe runaka. Ariko wayinywa mu buryo buri continuel, mu buryo buri excessive, mu buryo burengeje ikigero, mu buryo bwa buri munsi, ukaba wagira iyi dependance. Ya dependance akaba ari yajyana nanone kuri bino bibazo by'indwara zitandukanye twabonye, zirimo izibasira ubwonko, zishobora kwibasira urwungano rw'amaraso, umutima, imitsi y'amaraso. Umutima ukaba warwara umuvuduko ukabije w'amaraso, imitsi y'amaraso ikiyongeramo cholesterol, bikajyana ku bibazo bikomeye nk'ama hypertension n'indwara z'umutima. Ku gifu twabonye ko bishobora gutera uburwayi bw'igifu, bishobora gutuma ugira amaulcère cyangwa se kurwara igifu kikajya kikurya, kandi kubikoresha igihe kirekire bikaba byagutera cyangwa bya bimwe mu mpamvu ifitanye isano na kanseri
z'amara, kanseri z'uruhago, kanseri z'ibice bitandukanye birimo nyine ibyo nagiye mbasobanurira. Hanyuma rero ni gute ikawa ikoreshwa mu buryo therapeutique, ikawa mu kuvura cyangwa ikawa mu gufasha abantu uburwayi butandukanye. Ni icyiciro cy'ubuzima twifuza kubasobanurira. Ikawa rero ifite umumaro ukomeye cyane mu kuzamura nyine ka kanyamuneza, mu kuzamura imbaraga, mu kongera gufasha umubiri kugira imbaraga n'imbaduko, kumva wongeye kugarukana akabaraga. Aha rero turabibabwira cyane cyane ku bantu banywa inzoga nyinshi, alcoolique. Ikawa ifasha mu bantu bagize icyo bita intoxication alcoolique, cyangwa se iyo wanyweye inzoga nyinshi zikaba umwanda, uburozi, toxine mu mubiri wawe, kwa kundi umuntu agira hangover, agacika intege, akarambarara cyane. Nje mbona abantu babikora, ubundi ntabwo ari byiza, ariko iyo bibaye gutyo ushobora kubakoresha kugira ngo ugarukane imbaraga. Ndabona abantu agafata nka energy drink akayinywa, yarayanyweye yenda amayoga afite hangover. Ntago ari byiza yego, ariko impamvu hari bayinywa bakagaruka n'imbaraga, impamvu ya mbere niko muri energy haba harimo caffeine. Kaga cafe kari muri energy rero kazamura imbaraga zo kumva ameze neza. Ikawa rero yo ikoze neza ifasha ku bantu bagize ivresse cyangwa se bagize ubusinzi bukabije cyangwa se bahuye na hangover, kubera ko ikawa ikora icyo bita neutralisation, iragenda ikaneutraliza effet alcoolique, hanyuma bikongerera umubiri rero imbaraga, ntube depressive, bikatuma systeme nerveux iba cool, ikongera ikagarukana imbaraga, nticike intege cyane. Bityo kunywa ikawa cyangwa ikawa ikaba yakoreshwa nk'umuti wo mu rugo, umuti usanzwe mu gufasha no mu kurinda ibyo bita intoxication alcoolique, kwa kundi abantu banywa inzoga nyinshi bakagira umunabi, bakagira hangover. Ikawa izamura kongera gusubirana imbaraga kubera ko ikora intoxication éthylique, bityo bikazamura imbaraga z'umubiri. Ariko ntabwo yabihagije kuko umubiri twabonye ko ikawa itarimo izindi ntungamubiri zindi, nexita, ariko iraburamo intungamubiri zo mu bwoko bwa vitamine B zifite umumaro ukomeye mu gutuma umubiri wacu cyangwa ubwonko bwacu bugumana imbaraga. Bityo nyuma y'ikawa umuntu agomba kugerageza gufata amafunguro ahagije kandi yuzuye kugira ngo umubiri ugumane imbaraga. Bityo rero ikawa inafasha mu gukuraho ikibazo cyo kubura intege cyangwa gucika intege cyane, icyo bita lipotemi, kwa kundi umubiri ucika intege n'imbaraga n'ubushyuhe, kumva umuntu yagiye hasi cyane. Hanyuma igafasha rero kongera kuzanzamura umuntu, akongera akagarukana imbaraga, akagira effort physique, bityo igakuraho rero fatigue, kwa kundi umuntu yacitse intege, yarambaraye, yananiwe. Ikawa ituma umubiri w'umuntu wongera kuzamura imbaraga, bityo bikamurinda gucika intege cyane. Ikawa kandi ikagira uruhare mu kurwana no gufasha abantu bafite ikibazo cya cefale, indwara y'umutwe. Umutwe nka migraine, uzumva umuntu arwaye umutwe, ko ari umutwe uruhande rumwe, ntago ari umuti nyawo uhagije, ariko anatanda ku bantu barwaye umutwe kubera ko yacitse intege, kubera hypotension, umuvuduko wagabanutse, amaraso ari gutambuka nabi, yagize amacongestion, afite amagripe, afite umuriro. Agakawa kongera imbaraga, kagasuhaja umubiri, bityo bikongera imbaraga nko ku muntu urwaye amagripe menshi, bikongera ubushyuhe. Rero ni uburyo bwiza bushobora gufasha umuntu usa nkaho avuye mu kibazo cyo gucika intege cyane mu mutwe, mu gripe zamuzahaje. Yakawa ikazamura imbaraga z'umubiri, ikazamura ubushyuhe bw'umubiri. Twabonye rero ko ari nziza ku bantu bafite hangover, abantu bakunze kwibasirwa no kunywa inzoga nyinshi zikabazahaza, nubwo atari umuti urambye. Ntabwo ari byiza kunywa ikawa buri munsi kubera ko wahuye na hangover. Ikindi twabonye ko izamura imbaraga ku muntu ufite fatigue, umuntu wabaye épuisé, umuntu ufite intege nkeya, no ku bantu bakunze kurwara umutwe kubera no kugabanuka k'umuvuduko w'amaraso, cyangwa afite nka migraine kubera amacongestion, yarwaye ibicurane, yafunganye, yabuze morale, yagize ubushyuhe buke, umuvuduko muke wamanutse rwose, arananiwe cyane. Ikawa ni kimwe mu bishobora gutuma kagashyuhe k'umubiri kazamuka. Ushobora kwibaza kubera icyo abanyaburayi nyine bakunda ikawa n'abanyamerika n'abanyaziya, Dubai, Qatar, tujye twumva
abana benshi bavanga bakajya kwa barist muri Qatar, Dubai, ikoherezwa muri Amerika, ikoherezwa mu Burayi, ikoherezwa mu Bushinwa. Ikawa nko mu bihugu by'abanyaburayi kubera ko nta n'ibindi nta rukoro banywa baganira ku ikawa. Uburayi na Amerika kubera ubukonje rimwe na rimwe ikawa ni ikinyobwa cyiza kugira ngo bashyuhe umubiri ushyuhe bagire izi imbaraga twavugaga bagire ya effort. Ikindi bazi kuyinywa nyine bayikoramo ni imiti itandukanye. Kimwe muri product twababwira hari nk'izo bita amaganodama coffee, imwe mu miti ikoreshwa mu kugabanya umubyibuho, bagabanyamo caffeine kuko caffeine igabanyijwe mu kintu igira umumaro ukomeye mu kugabanya umubyibuho. Aga caffeine ishobora kugabanya ikawa ishobora kugabanya umubyibuho ukabije. Niyo mpamvu zimwe muri product zikoreshwa mu kugabanya umubyibuho ushobora gusangamo aga coffee gakeya kakaba kagira umumaro ukomeye bagahuje n'ibindi bimera bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kugabanya umubyibuho. Turaza kubabwira nanone kuri zimwe muri product twakwifashisha mu kugabanya umubyibuho ukabije, ariko tubibutsa yuko mu gihe uri kunywa coffee please ushyiramo isukari nyinshi, please igomba kubyibuha cyane. Coffee itself ni exciter rero yongeyemo isukari byanze bikunze exciter handi yarangiza igashyirayo ya sukari wavanzemo icyo cyo ukabyibuha. Ubwo hari anababwiraga ikawa idafite ibindi biyivangiye, itarimo isukari, tutavanzemo amata cyangwa se amashokora n'ibindi bintu. Ikawa rero itself ishobora kugira umumaro ukomeye mu kugabanya umunaniro, mu gutuma umuntu yumva afite akanyamuneza, mu kumva ameze neza mu gihe gito, ariko bakatugira inama yo kutayinywa kenshi. Ibyo ni buri wese ko umuntu w'ikawa ashatse yabimenya, yabyumva, yakora experience akayumva. Ikawa nkeya, quantité ntoya, bitari buri gihe, bitari kenshi, utarengeje urugero, ifite umumaro ku mubiri w'umuntu. Ikawa nyinshi kandi nanone unyweye buri munsi ku kigero cyinshi itera ibibazo bikomeye, birimo ko wazagira ibibazo by'umutima, ukaba wagira ibibazo by'igifu, ukaba wagira ikibazo cyo kwiyongera kw'ibinure mu mubiri. Hanyuma ku kigero cyiza ikawa ni ingirakamaro. Twababwira ngo munywe ikawa kugira ngo mube abasirimu, ariko kandi nanone twababwira ngo ibintu byose ni mu rugero. Tout excès est mauvais. Turabakunda cyane, ni muri Horaho Life. Mwaduhamagara kuri aho duherereye hano kwa Rubangura muri etage 3 umuryango 302. Telefoni zacu ni 0788 6988813. Ubwiza bw'ikawa, ukoresha ikawa, kunywa ikawa ni byiza. Zimwe muri product zagufasha kugabanya umubyibuho ushobora gusangamo agakawa gake bagabanyijemo caffeine kandi zikagufasha kwevanuisa kugira imbaraga. Muri Horaho Life mwaziyasanga zimwe na zimwe, ariko kenshi ikawa mwimerere nayo ni nziza uyikoresheje ku kigero gikwiye. Turabakunda cyane, ni ikaze, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment, mwibuke gukora like kandi mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubuzima bwiza ni inshingano zacu kandi ubuzima nicyo gishoro. Murakoze cyane, turabakunda.